kwifarashi uyu mwana yakoranye n'ifarashi agapanga barakamujugutira agahoro agapanga mu giti kirishina hari umwana akeneye papa mu cyuri mwira nako bwenge barabaza agahoro agapanga mu giti kirishi akeneye papa yamenye ko papa w'ubwari muze batajya gutura papa imuhira hano hari bya biti by'igonda bino biti iyo ufite imbaraga urakigonda umuntu akamera ukubiswe n'inkuba kirishi tugabane twinshi twitoje ku ngufu ya hatari kirishi yahekenye amateke mabisi gipfunsi wa n'umwe bagasi nyonjo bakubise inyonjo bakubise inyonjo afite umuvuduko kirishi ugera ipfa bitaba pagasi kirishina atuza aramena kirishina keneye papa bamanukiye icyarimwe afite umuvuduko yahekenye amateke mabisi nahinduye ahazaza wa mugabo wa masike namwishe ntabwo akiriho bivuga isi yose igiye kujya mu biganza byanjye ngiye kujya ngenda ibigiye kuba byaba Siddhartha Arya niwe ugiye kuba imana y'isi nongere ndeba ahazaza keneye kongera akareba ahazaza yabonye wa mugabo wa masike akirimo araza ariko se ni umuzimu noneho ni ibiki bishoboka bite umugiga ko namwishera namwice n'ibiganza byanjye namwirasiye uyu muginga ninde 9:15 aranyica 3:15 nubwo turi 3 harabura 15 ngo amugere hamwica ndapfuye yanevo uvuga 15 arabangeze aje kunyica umuginga bishoboka bite bivuze ngo yageze ku kirwa we cyatazi yahageze kare yarebye kuri kamera mu mashyamba areba abarinzi be ni Siddhartha Arya ngo yashyizeho umutekano uhambaye yewe abarinzi bose ni abapfu kirishi yabishe kare bari kwikandakanda yiwe arakubita stop weberetse sha boss इसे काबू में करने के लिए पावर की नहीं kufatira umugabo nago dukeneye imbaraga za gisirikare जरूरत पड़ेगी dukeneye ubwenge gufata kirishi bakeneye ubwenge yakomeje yihutisha areba hazaza ari ugiye kumwica ninde arebe ninde uzidaya ninde ugiye kumwica ninde imbere y'umugabo akoresha computer imbere Siddhartha Arya yahageze kare abasekirite bupusi unyahu abasekirite yewe ariko nta ruyagayaga numvishe bupusi ntabwo arakandagira n'umwumva afite imbaraga yavukanye kirishi agenda mu nzira agenda kirishi agenda yahikenye amateke mabisi yewe tabya Vikram usanya mubwiye ngo Dr. Siddhartha Arya yashyizeho umutekano uhambaye hari abarinzi n'uturinzi hari amabodyguard n'utubodyguard Dr. Siddhartha Arya yashyizeho umutekano ikirwa cye yakirindishije abakomeye bitoje ku ngufu Siddhartha Arya kumbe arabagogere bamenye ko batewe security mu kikuta kirishi na amakaro pasa amakaro kirishi na uri umuhanga cyane batambeta gusa ngenda kurenze kigabo cyamuhamagariye hakurya gifungura umuryango ngo uri umuhanga cyane gusa ngenda kurenze yes ambeta क्योंकि मैंने फ्यूचर mama ngurenze nge mba nabonye hazaza yabonye papa we barasa ariko muze yamaze gusaza लेकिन जो वक्त की कमी की वजह से नहीं देख पाया वो जानना चाहता हूं kigabo kiba cyabonye hazaza ariko sinzi ko niyo wabona wahinduka मुझे मारना चाहता ndibaza kuki ukeneye kunyica cyane wa musore और
रोहित मेहरा cyangwa se ninde bazi impamvu ukeneye gutabara no musaza Rohit Mehra ushaje yumvishe ko aruje kumutabara maze imyaka 20 nta muntu umwitayeho ntabwo azi ninde wabuje kumutabara ninde kumbe n'umwana we मेरे पास आ ngwino nsatira umigisubiza impamvu ukeneye gutabara Rohit Mehra cyatazi n'umwana we n'umwana wa Nisha n'umugore wa Rohit bagase nyanjo cyararashe kumbe cyarashe wa mugabo Vikram Sanya umwe wahaga amakuru Kirishi मैंने फ्यूचर देख nakubwe nabonye hazaza yo nari nabonye kangambanira no musenzi kamuhimba yanjye abo mwari muri kumwe bose mwari nabavumbuye dore abo mfite hakuri no dore cya gikobwa muteretana nabonye buri kimwe abantu ganye bose nabavumbuye please cooperate umvikana musore mutoya cooperate no kumvikana Rohit ntabwo azi kuja ari umwana we n'umuhungu wa Nisha yapfuye abyara iki cyana cya Krishna Nisha ni wa mukobwa muto wakunze Rohit akamukunda arinanga muri ko yimirigeya Nisha ni we wabyaye Krishna Nisha yapfuye abyara Krishna akubise Krishna akubise umusore imigiti abasekirite mutware mwe kidapfa igisenzi kanyicishe bomboni nibwo gipfa neza hari urwazanye bomboni ni rwari Junior azana bomboni rwari Junior uzana bomboni mutware mwe no Kirish satiriye papa yo nibwo akimubona barasa photocopy muze haribazo yuninde muze yarebye ntagazi uwari we kubera yuko yambaye mask urinde wa musore we kitazi n'umwana we wakuze pata chal jayega banga cyamenye waraje gukubita muzaye yanazo mugenga ya gukubita muzaye kuri muzaye kirazira sha cyavuye wacu kuri kavuye wacu kuri muzaye kirazira turamenye wa musenzi ninde nanjye ndifuza kumenya wari we afata nanaga umuhumetso hakurya Krishna gasanda afite umuvuduko afite ukarwana n'urwana cyabiranya Krishna muzaye yakwasha umwana muzaye buriya saza Krishna yasangije umugabo seni yakwifarashi inama aranze agabo agukije imihumetso akabangutse Mambani agurije imihumetso seni yakwifarashi Mambani ndumva nawe uko bimera gahambirika Mambani yarashe umnyonjo ni boss Krishna mukobwa hakurya Rohit hakurya kigabo Kirishi sasu irindi amasasa abiri dabani imwe kuri priya indi kuri papa atande Krishna Mambani tabara umukobwa sasu kuri Mambani urukuta irindi mukaboko ditambikira papa Kirishi usenze n'umuntu bijyawe Kirishi yawe umva ko murasa yawe umva ko murasa umva ngo murasa mujinya iki kigabo ni ikibwa sha Kirishi maraso sasu ryamwenje yitambikiye papa ewana ndemeye hani sasu ntirikora kabisa ipfutse Kirishi kavuye wacu Kirishi satira turika inyuma mugabo muri byari kompiyuta bye bakubisha sidatariya neza nk'uko yabibonye kuri televiziyo ye kuri kompiyuta ye satira ikigabo Kirishi kabiri hari rimwe mwarayirebye nayisobanuye iyi ni kabiri gatatu irahari ndetse na kane tunze kigaye imbona nk'uko cyabibonye urinde ugahamba we cyabaje kikanira kinamutuka ndinde hari abantu bativuga ukibona isura ye uhita umenya ni mwene nde ewana ntago wakirisha wivuga nakubonye kabisa musa nk'intobo
cyabonye ko ari umuhungu wa Rohiti, na Rohiti hano ntiyabaza ngo ninde. आपका बेटा Rohiti urana umwana wawe Krishna. Rohiti yabonye umwana w'imyaka 20 irashize, barasa fotokopi. Na Rohiti ntabwo yabaza ngo uyu ninde, yarabonye abona ari kwireba mu ndererwamo. Kishwa Krish iyi yari kabiri, imwe niko yimirige yanarayisobanuye, kabiri nayo ndigenda yibahaye, gatatu ngiye kuyibaha, ndetse na kane. Umukecuru yaje gushyingura kwibuka umwana we. Krish yatinze kuza, yaje kubikora ari kumwe n'undi muturanyi umwe. Kombe Krish yahagereye mu gihe barimo bibuka se bamusabira ku Mana. Umukecuru ni Sonia Mehira, mama Rohiti, niwe wabyaye yananga Rohiti muri ko yimirigaya amaze gusaza byo, uko yagahobereye Kirishi. Abona na Priya yahageze. Umukecuru bituriye za yarambe pfiyo, hamwe hataba n'amashanyarazi. Yabonye usa nka Kirishi, yabonye umwana we. Umukecuru yekanze musubana watari, yabonye umwana we ni mama Rohiti. Yarongeye abona Rohiti, yananga yibyariye muri ko yimirige yabayirebye murayibuka. Inanga yagarutse, gusa inanga yacu imaze gusaza. Mama, umukecuru se ni inanga yanjye cyangwa? Yananga bangaga ko yiga computer ngo ntabwo ngo yize ngo ni umuswa, ngo nuyuzuye ni debile. Yananga yahoraga imena ibirahure bya John riva muri ko yimirige ngiya nimaze gusaza, yabyaye Kirishi. Umukecuru yabonye umwana we, yarishimiye. Umukecuru Sonia Mehira kitwaga Krishi. Yabana abakecuru n'abasaza yo bahwe rero. Umukecuru abonye Rohiti, yaraje dore uwo Rohiti yakundaga nisha mama wa Kirishi. Abebye ko yimirige ya mwana mubonye, yaraje ari bifoto y'uwo yakundaga. Byutse Rohiti yakundaga nisha byo gupfa, bazi ko yimiga ya mwara yirebye, yaramukundaga byo, ndetse na nisha yakundaga Rohiti. Nubwo Rohiti yari abnormal, yari afite ubwenge buke kubw'abandi bantu. Aho bimukiye naho ngaho Rohiti yaje kongera andi irijwi ntago murizi mwumve. Araka ko yimirige ntakiri muri kumvamo. Rohiti yaje kongera kwandikira Jadu. Yandikiraga Jadu amajwi niyo yavugaga. Basi yagarutse kongera kwandikira Jadu. Utazi ko yimirige nayo birebe birahari. Krish igice cya mbere irahari. Yaje kwandikira Jadu, cyari gihe kirekire batavugana. Yarohereje bakakira nkuko byagendaga muri ko yimirige ya, ariko kwa kundi na papa Rohiti Sanjay Mehira nawe yabikoraga bwa mbere. Jadu yari yigaragaje mu kirere nguriya hakurya, yarongeye abonekera Rohiti. Barebye Jadu, Kirishi yarazi imbaraga aho zavuye, yarasobanukiwe. Byavuye kuri biriya bivejuru byahaye imbaraga papa we, nawe bimukomozaho gutyo. Jadu warakoze, niyo magambo bavuze. Bashimiye Jadu, niyo yabahaye imbaraga barebye ko yimirige ya. Kano kitwaga Krishi gatatu ndetse na kane. Sini ndimo ndabagezaho, ndabakunda cyane, Imana ishimwe. Krish udacikwa gatatu yewe ndetse na kane, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.